Ben twongeye kuguha ikaze muri studio muri uyu mwanya w'amakuru tugiye kwinjira muri weekend. Nanahera aho ngaho. Iby'agaciro, thank you so much for having me. Ndanezerewe. Iteka yongeze hano mba numva ndi home. Tunahera aho ngaho turi muri festival season, turi mu bihe bya Noheli, umwaka dusoza umwaka. Ibi bihe uri muri biba mute nk'umustar? Ibi bihe ni bihe byiza, ni bihe ku rwego ri personnel biguhuza n'umuryango, imiryango iregerana hirya no hino ku isi, ni ibihe Afite bidasanzwe cyane cyane no ku bakristu bizera, bikaba no ibihe nanone bidasanzwe kuri njyewe kuko n'ibihe biba byegereje igitaramo ngaruka mwaka ngira cya New Year's Groove, so hari no preparation nyinshi cyane. So ni bihe byiza tu biri busy nanone. Umuntu ashobora gutekereza ngo ubundi ubu yayizihije ate iyi Christmas? Nkuko bivuze habayeho guhura ku muryango, turasangira na famille, extended famille ngari, so byari byiza. Ben imyaka ni myinshi uri muri iyi industry, imyaka irenze 15. N'urugendo ushobora gusobanura gute muri ibi bice bitatu nifuje ko tuganira. Igice cya mbere ni igice winjira mu muziki, igice cya kabiri ni ubwo wari ugeze mu muziki noneho mo hagati, hanyuma no kuri stage uriho uyu munsi cyangwa urwego uriho uyu munsi. Yego. Igice cya mbere byari challenging, urumva nari nkiri muto cyane, ndetse kuko nibuka ko natangiye nkiri muri high school. Shout out kuri manager Muyoboke niwe wajyaguza akankura ku ishuri. So natangiye nkiri muto, byarimo challenging, ntanamenye, ntabwo nasobanukirwa ibyo ari byo, nubwo nanyuze ko ibintu zakomeza biri serious, ariko nyuma bigenda bisobanuka, ariko bigenda bisobanuka nabwo ari kugiramo challenge ko nari umu worship leader mu rusengero rwitwa Apostle and Prophet Church. Burukuntu nyine basobanurira iyo path ngiye kugerageza gukora, kuko benshi bagiramo amakenga ati se agiye guhinduka ikirara, agiye kumera gutya, ariko I'm glad ko nabaprovinze ko it was never that. Ariko nyuma rero haza cya gice cyo hagatumbajije aho ibintu bitangira gusobanuka, ariko noneho kikagira n'indi challenge y'abantu kukwizereramo ibintu byinshi birenze ibyo wabasha gutanga ako kanya, kuko izina rigenda rikaba rinini rikarusha icyo ufite mu mufuka. Kiriya gihe cyo hagati ni kibi cyane, kuko igihe cyarageze izina riba too big kurusha icyo abantu bako expectingaho, none utangira kugira some ama depressions, ama anxiety, ikavuga ati icyo mbahaye it's not what they expecting, kandi nabo ntubarenganye. Then haza kino gihe cya gatatu nakwita ko ibintu byenda bisobanuka kurushaho, abagufasha bakakuba hafi bakiyongera, abakwifuriza kwaguka nabo bakiyongera, so ndumva ariyo etape tugezeho, aho ibintu bitangiye gusobanuka kurushaho. Hari igihe cyageze muri iyo part ya kabiri kumva wari ku muziki? Absolutely. Cyane. Kubera iki? Kubera ibyo mvuze, kubera ko ugeraho kumva umutwaro w'ibyo abantu bagukekaho ni munini cyane, uremereye cyane, uraremereye kandi ukabona aho uzaca ngo ubibahe biragoye kandi nta n'ubusobanuro ubagomba urumva, kuko barashaka turashaka Ben afata indege agiye muri Amerika ahure na Chris Brown bakora indirimbo, nta kindi kintu Ben yatubwira urukumva. Ariko I think along the way abantu bagenda basobanukirwa uko urwo rugendo ruteye, and kandi byose binahuriza hamwe kuduhesha ibyiza, kumva ko ibyo batwifuriza biba ari byiza nanone at the end of the day. Ben, hano ni uburyohe bwa weekend. Mfite amagambo ageze kuri 3, ndahera ku rya mbere. Icyo ndi buze gukora ni uvuga ngo genda mvuga iryo jambo ariko mvuze inyuguti ku yindi, hanyuma niwumva iryo jambo ntabwo uri bunsubize, iryo jambo nuryumva ukumva rifite aho rihuriye n'indirimbo yawe, urambwira iyo ndirimbo yariyo. Urari spellinga? Yes. Okay. Ndabikora mu Kinyarwanda. Ura spellinga mu Kinyarwanda? Yego, wowe urabucecetse. I, na, sa, ha, u, ta, i. Mu Kinyarwanda, Kinyarwanda. Inshuti nyanshuti.
ufite indirimbo yitwa inshuti nyanshuti. Can you please sing for us? Turirimbira agace gatoya. Inshuti nyanshuti iravuga ngo mu buzima bwanjye bwose nabonye inshuti nyinshi cyane zimwe zikaza zikagenda zimwe zingira inama nziza. By the way, yanditswe na Clement, shout out to Clement, Kina Music, big man. Wibutse iki? Nibutse ujye twanditsemo na Clement, twayikoreye kwa Clement actually mu rugo, yari afite studio mu rugo, tuyandika nshaka kwitura Tom Close. Inshuti yandikiye Tom Close, inyibukije nyine ubwo rugendo n'ukuntu twayanditse n'ukuntu twayikoreye muri Adobe, recording yabaye muri Adobe, buriya nta effet igira, nta zira effet dushira mu ndirimbo zitandukanye zituma indirimbo isona neza kurushaho, ntago twize tubijyamo, nta kintu na kimwe nabonye. But it's a beautiful song. So iki gice cya gatatu uriho ni igice gikomeye, ni igice n'ubundi kinagaragaza yuko uri umuhanzi ukomeye. Urimo uranategura by'umwihariko igitaramo cyawe ni The New Year Groove ku nshuro ya kabiri. Ni igitaramo ugomba kuzahuriramo na Bruce Melody. Ni igitaramo giteguye gute? Icyo ni kimwe ugereranyije n'icya mbere, ni iki kidasanzwe kiri muri iki? Ni igitaramo giteguye neza, in terms y'imitegurire giteguye neza kurushanya ibitaramo byose tuzi byateguwe. Turagerageza, urabizi ko umwaka uje n'udutaha tugerageza gukora ibintu byiza kurushaho. So mu bijyanye n'imitegurire kimeze neza. Hanyuma kuri concept gifite igitandukaniro ryayo ni cy'ubushize. Nuko cy'ubushize yari cyari igitaramo gisa nkaho kibimburira the concept we have ya New Year's Groove. Ariko nanone kina launching album nari mfite yitwa Plenty Love. So cyagenze neza, nagikoze obviously na team behind yose murayizi. Hanyuma this time around kugira ngo tuzane concept nanone ishimisha abanyarwanda, icyo tugamije obviously ni ugutuma umujyi wacu wa Kigali cyangwa se igihugu cyacu cy'u Rwanda tugaragariza amahanga ko hari ibintu byose bibera. So twagarukanye na concept nziza nanone yo gutumira mugenzi wacu Bruce, tugahurira hamwe mu guha abanyarwanda ibyishimo. And Bruce yambere imfura yakira ubutumire bwacu, ndanabimushimira cyane kuri kamera ndetse na team yose. Kate, iminota ibiri mihuta kandi abadukurikiye bashaka kumva ku ndirimbo ko The Ben yatubwiye ko afite ikibazo cy'ijwi ariko wagerageza ku ndirimbo zawe zakunzwe wagenda uturirimbiraho. Habibi wenda duha akantu gatoya twumve kugira ngo abantu babone ni The Ben tuzi njyane. Don't saving ijwi for the actual day. Okay. Habibi iyaba wenda amarira yasobanura urukundo mbakunda sinazigera mpora every time mpora ndi ready. Iyo ni imwe mu ndirimbo zamenyekanye cyane. Hari n'uturirimbo twa kera naremeye nayo waturirimbiraho gake. Naremeye ari ya kera se cyangwa niyo hagati iri hagati ahubwo ngira ngo dukore uko bukeye nuko bwije birakomera sinigeze menya urukundo uburyo ruryoha iyo wambereye umucyo ahari umwijima. Ibyinshi muzabisanga kuri le 1er janvier. So turimo turahagana ku musozo, ni itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uzaba ufite igitaramo. Atubwiye ko kinateguye ariko se unatumire n'abantu kuri uwo munsi, biradusaba iki kugira ngo abantu babe bari hariya? First of all nuko amatike ari gushira, ndagira ngo ndarika abantu bacu bose, abantu bakunda umuziki nyarwanda turabazi ni mwese. Iyi niyo opportunity nziza yo kuba waza kwishimira urugendo rwatangiwe na Bakasanova bakuru bacu, rutangirwa na Barafiki, dutangirwa na ubwo nyine mpereye hafi ariko dushatse twavugana na ba Masamba na ba Makanyaga. N'urugendo rwari cyangwa se rurerure rukina rurerure, ariko kugira ngo nicyo gihe niyo opportunity y'umunyarwanda wese kuba yaza akishimira aho the industry ya entertainment cyangwa se y'umuziki by'umwihariko igeze. Ni muze mushikira abana banyu babiri, abana banyu b'abanyarwanda, mbonera no gutumira
papa wacu aramutse habaye byadushimisha kurushaho. Twaramutumiye and twizera ko ubutumire buzamugeraho, ariko mu by'ukuri ni umunsi udasanzwe umunyarwanda wese agomba guhagurukira akaza agashyigikira music muri rusange. Ngwino ushyigikire Ben, ngwino ushyigikire Bruce Melody, ngwino mu by'ukuri wishimire the journey, urugendo rw'umuziki nyarwanda aho rugeze. So abanyakigali twagiye. Iyo undeba gutyo kandi nge ngukunda, kuki utita kubyo mvuga kandi mbona unyumva, kuburanga bwawe ko na wundi mbubunana. Umva nabonye benshi numva nkunze wowe mbwira wumva. Iyo du Kigali, du Kigali. Yes.